Shalom, shalom bwoko bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mwaramutse neza, ndabaramukije amahoro y'Imana. Imana ibagire neza muri kino gitondo. Muhawe ikaze muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Ni umwanya mwiza dusenga tukiga ijambo ry'Imana, tukongera tugasengera umunsi tugiye gutangira, umunsi tuba twatangiye, tugasengera abantu, tugasengera business zacu, tugasengera ibintu byinshi bitandukanye. Twagiye tubona Imana igira neza. N'uyu munsi Imana iracyakora imirimo ikomeye. Uwiteka abagire neza. Reka mbasabe mbere ko dukomeza, tugiye gusengera abantu bari mu bihe bitoroshe, na cyane cyane dusengere igihugu cya Kongo muri Goma. Murabizi ko hari kuba ibintu bibabaje, ibintu biteye ubwoba, hari imitingito myinshi za nyamugigima, abantu bari gutakaza ubuzima, abantu bari gupfa, abantu bari kubura ibyabo. Tubasengere kugira ngo Uwiteka abagire neza, agire neza kira gihugu. Dusengere n'ibihugu byo muri Afrika, dusengere n'ibihugu byacu, dusengere u Rwanda, dusengere Burundi, dusengere Kongo, dusengere Uganda, dusengere Kenya, dusengere Tanzania. Uwiteka akomeze kuganza mu bihugu byacu, kandi amahoro akomeze kuba menshi cyane. Imana iduhe gukunda ibihugu byacu, Imana iduhe gusengera, kugira umutwaro ku bihugu byacu. Dufite ibihugu byiza Imana yaduhaye. Reka dufate umwanya dusenge kugira ngo Uwiteka agire icyo akora mu izina rya Yesu Kristo. Data, turagushimiye muri kino gitondo, uri Imana igira neza. Twifadikanije na bene data bari hirya no hino ku isi bakunze kubana natwe muri morning prayer. Ndasengera mwami igihugu cya Kongo muri Goma. Turasenga mwami kugira ngo utabare kira gihugu, utabare kariya gace. Mwami uri Imana irema ibintu byose, uri Imana ikontorora, iganza buri kintu cyose. Mwami turasenga kugira ngo wongere uzane ihumure muri Goma, uzane ihumure muri kariya gace. Mwami abantu bari gupfa, abantu bari gutakaza ibyabo, ubutunzi bwabo n'ibindi byinshi. Mwami turasenga kugira ngo imbabazi zawe zibe hari ahantu mu izina rya Yesu Kristo. Data uzana amahoro yuzuye, uzana umutuzo wuzuye mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera mwami u Rwanda, turasengera Burundi, turasengera Kongo, turasengera Uganda, turasengera Tanzania, turasengera Kenya mu izina rya Yesu Kristo. Reka ibi bihugu byacu mwami tube mu mahoro, tube mu bumwe, tube mu rukundo mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo umwanzi byose ashaka gukora mwami kugira ngo adutatanye, adutezemwo ibibazo, adutezemwo intambara, turabyanse mu izina rya Yesu Kristo. Mwami reka ugire icyo ukora, ugire mwami icyo urema mu bihugu byacu kugira ngo dukomeze kuba mu mahoro yuzuye mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana igira neza, uri Imana itabara, uri Imana ibohora. Icyubahiro n'inganji ikomeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagire neza. Mwebwe mwese mubashije gufata akanya kanyu ko gusengana natwe, dukomeze twingingira ibihugu byacu. Ndizera ko Uwiteka aza kugira icyo akoze. Mureke dusome ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 38. Bibiliya iravuga, Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'umwuka wera. Haleluya. Nagira ngo mbibutse muri kino gitondo, mwene data uriko uranyumva, mwene data uriko urankurikirana, umwuka wera Imana yamuduhaye nk'impano. Umwuka wera arahari, ari disponible, ni kado Imana yadutekereye, yaduteguriye kubizera Kristo, kubizera izina ry'umwana w'Imana. Ku bantu bose bihanye bakihana ibyaha byabo bakabatizwa, bagakurikira inzira ya Yesu, aba bantu bafite uburenganzira bwo kwakira iyi mpano y'umwuka wera. Mwene data uri kuranyumva, niba by'ukuri ugisiragorenga n'ubuzima n'ibyaha na kamere n'ibindi byose bitandukanye, nagira ngo wibutse ngo hari impano igutegereje. Nubasha kwakira iyi mpano y'umwuka wera, uraza gutsinda ibyo byaha, uraza gutsinda buri kintu cyose kiza kikugwaye, buri kintu cyose
kiza kikubuza intumbero, kiza kikubuza urugendo, gishaka kugutesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Iyi mpano rero y'umwuka wera iri disponible, irahari kugira ngo ibashe kuza mu buzima bwawe. Imana yaratanze umwuka wera. Ndagusaba kugira ngo muri kino gitondo wongere wiyingingire Imana, wisengere, ubwire Imana ngo Mana, reka iyi mpano y'umwuka wera watanze imanuke mu buzima bwanjye, inkoreho mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera naza mu buzima bwawe, reka nkubwize ukuri, ubuzima bwawe buraza kugira icyerekezo. Twihane, duhindukire, tubatizwe, dukunde Kristo, tumwizere, tumuhanga amaso, tumwinginge, araza kutwohereza umwuka wera. Kandi umwuka wera nagera mu buzima bwacu, ibintu biraza gukoreka neza. Imana ibagire neza, mwizera kandi mwakira umwuka wera mu buzima bwanyu. Reke dusengere muri iri jambo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, urakoze kubw'ijambo ryiza uduhaye muri kino gitondo. Petero yabwiye abano bantu ngo twihane, ngo bihane, bahindukire kugira ngo ibyaha byabo bibabarirwe, babone kwakira impano y'umwuka wera. Ndasengera mwene data aranyumva, uwamaze kwihana cyangwa se utarihana yifuza kwihana muri kino gitondo, Mwami reka imbabazi zawe zibe ku buzima bw'umuntu wese aranyumva mu izina rya Yesu Kristo. Utwezesha amaraso yawe y'igiciro kinini. Mwami, tubabarire ibyaha byacu, tubabarire intege nke zacu, tubabarire Mwami kugendera kure yawe. Utweze Mwami, numara kutweza udusukeho umwuka wera kugira ngo tubashe kugendana nawe. Urakoze kuri Imana igira neza. Twakira umwuka wera, twakira imbaraga zawe, twakira ubushobozi bwawe. Ndasengera umuntu wese aranyumva, umusuke mu izo mbaraga kandi agenda atsinda nesha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, turagushimiye. Ubane n'ubwoko bwawe, ubagire neza uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagire neza, mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom, shalom.